Egerayo. Biremewe kuko yaje biremewe kuko egerayo ndekura ibisambo nabibonye ndekura cyana ku ruhande umugore wawe ariko bayo nkubwire kanya ntabyembe Chenzo muhati kubyaba ihangane uri gukubita umugaragaro ntago uzi ko kwihanira bitezerahagije butobari ntabwo tujya kwibuka umugore wawe ariko kamufata ubundi byagenze ni ukuvuga ngo hari mu gitondo saa 10 umugabo arabyuka amaze kubyuka arambwira ati wari uzi ko za nka naziri mu kiraro imba ndabyutse tugezemo dusanga inka zagiye dukurikirana ahantu zanyuze turahabura tumaze kuhabura ariko tukabona ibirenge ko tukabara ahantu zarengeye bo habaye nka saa moya za mu gitondo abaturage bamaze kuhagera ntago ari twe gusa n'abaturanyi barazibamarije barazibibye ni ukuvuga ngo iki kibazo cy'inka gihora kivuka mu iyi santere noneho umugabo ndamubwira ati noneho duhebe natwe kuko bari abahebye nibwo nahamagaraga umumama w'umushuti wanjye ndamubwira ibibazo byambayeho ahita ampa nimero z'uyu muganga ubonye ageze aha amaze kuzima ahita ambwira ati ibyo ndagutegeka urabikora ndamubwira ati rwose muganga pfa kubona inka zanjye ebyiri njyewe ibyo urantegeka byose ndabibona aka nagasuzuguro muganga arambwira amategeko arambwira ati ningende mpagarare mu kiraro izo nka zavuyemo n'umugabo wanjye turahahagarara pe umugabo wanjye n'uyu nguyu turi kumwe njyewe turi kumwe nta nubwo matugukumwe witwa nde wowe njyewe nitwa Uwase Jori njyewe nitwa Kamari Focus ni we nyururugo njye nyururugo ese ko abantu bari kuhakubitirwa ndebe ibintu byakomeye ubundi kibazo nyirizina okay wari ukomeje utubwira ariko nibwo nagihendaga n'umugabo ariko umugabo akambwira ati ibintu ntago bibaho wa mugore warasaze ndamubwira ati reka twizera amahirwe nibitemera ubwo duhebe turagenda duhagarara hariya mu kiraro tumaze kuhahagarara habaye nka saa 5 turamubwira ati se muga turagumya tuhahagarare aratubwira ati mwebwe ni muyore amasi muyafate mu ntoki yaho ngaho izo nka zanyu zabaga twagiye kumva twumva umwuka uraduhuye umwuka umaze kuduhuha nibwo twagiye tukubona tubona uyu muganga araje ngo abageza abatugezeho nibwo twamuherezaga yamase tumaze kuyamuhereza ahita tubona bino bisambo byacu bigeze aha ngaha tubona bigeze aha n'inka zacu dore ziraje mwoka byaramwe nubwo wantutse ngo nubwo wankubitaga ngo nimfata abantu ntaga agahinda urabizi wa mugabo ntago kwanera ntago ari byiza ntaho byemewe nanjye niyo mpamvu uko nandi kumufata wegumya kwihanira turabashira mu babashinzwe abahane ariko inka zacu ubwo tuzibonye Imana irakoze uza abantu bahebye hano bahebye muganga ndamwemeye rwose ubundi bibintu ntago numvaga ko bibaho ntago twumvaga ko bibaho rwose mu byumve pe ntago twumvaga ko ibintu bibaho ahubwo ngenda tunguwe cyane nanjye ndatangaye rwose ntabwo tubonye ukuntu aje vuba abantu babirebaga mwamuhaye ibingana iki kugira ngo agere aha ngaha muri buriya buryo ni ukuvuga ngo ubu tuvugana aduhaye
aduhaye abajura inka zacu ziragaragaye pe nge yambwiye ati icyo ndi bugusabe uragitanga nge kubwanjye kuyanjye amahirwe numvaga ko bitari bubeho ariko mu by'ukuri ibyo bari budutegeke turabitanga ntaradutegeka ko ntago baradutegeka umugabo utegeka no mu mbavu hose biri kutujombagura gutobora mu mugongo we biri gutobora mu mugongo muganga we biri gutobora mu mugongo agatuza karasana we yewe muganga tubabare duhora ntabwo tuzongera duhora nukuri ntabwo tuzongera kwiba n'abandi basambo bose turagenda tubagira inama we ntabwo bazongera kwiba urebera ko bakuramo ibintu urebera ndekura abantu banyu reka tugusuze wa mugabo muraho murakomeye wakwita nde wo kabyara ni Dr. Onyango yego umunyarwanda njyewe mfite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ariko ntabwo ndi umunyamukomoka mu Rwanda ubwenegihugu nabubonye mu Rwanda iwacu ni muri Tanzania mu Karagwe k'Abahinda yego byagenze bite hano ko tuhageze tubona ibintu byako natabajwe n'umuryango wibwe inka bambwira ko bagize ikibazo cy'uko bibwa amatungo mbabwira ibyo bagomba gukora bo barabizi njyewe ndi umugabo ugarura ibyibwe ku manywa kandi nge ngarura ibyibwe mu minota 9 ntabwo ntegereza ngo ibyawe biragaruka wampaye ibyawe minota 9 ibyawe biba bigarutse nge ngarura ibyibwe ndi umuvuzi gakondo mvura n'indwara zisanzwe ntabwo ari ukugarura ibyibwe gusa mvura ibyo bita inyatsi ibirozi ibitegano ibitega ababuze urubyaro oya ntabwo mbarekura ubu ngubu nishuriza abantu bambuwe kuguriza umuntu amafaranga urabyumva kuvuga turaganira dute abantu bari kubabara barababara mbanze mbarekure n'ibyo mushaka se mbarekuye ntabwo nshobora kurekuza abantu ba nyir'ubwite bibwe batambwiye ngo mbarekure none se urumva abantu batabangamiwe ibyo bantegeka ba nyir'urugo bibwe inka nibyo nkora jewe niba byemera ndabarekura niko mwabantu mwe none se turakomeza tuganira abantu bamerewe nabi kuriya aba basambo urebye umuntu yaba wenda abaretse ariko rwose mbona uyu mugabo binakoze birahagije narenze ko ibi bintu byacu byagaruka babibye biragenda bite uzi ukuntu bimeze se ukuntu byagenda uyu abasambo turababonye sibyo ibi bisambo rero babijyane ku rwego rushinzwe guhana ibisambo ni ukuvuga ngo ntago twari twakabonye ikimenyetso cy'ahantu bahanira ibisambo nk'ibi ngibi ariko noneho turahabonye unundi wese yabikenera yamubwira rwose mwoka byaramwe nge ndumiwe ndatunguwe none se turagumiza tuganire ko dufite byinshi byo kubabaza bari abantu bakiri hariya banataka kuri hoya bababaye urabona ko imbaraga zabakubise pe bashatse banakigendera cyangwa mugahamagara inzego z'umutekano zikabajyana aba bantu ba nyiri rugo bati nta kibazo bitwaye kuba wenda abantu baba bari kuva babyemeye bakemera n'ibyo dusezerana kumba narekura abasambo babo nkabakuraho amahembe bakigendera niba mwemera kubarekura niba muhamagara inzego ariko muga abantu baravuze bati imbabazi zatangwa nta kibazo abantu imbabazi zatangwa iyo bemeye ko tuzibaha turazibaha niba bashaka ko ubuyobozi buhagera nabwo barahagera tukabashikiriza inzego zibishinzwe iyo bemeye ko tubarekura bakama ibyo nabasabye bavuze ko nta kibazo rwose mbarekure mborohereze tufite ikibazo abantu barimo bataka hano yego mutabari mbarekure byakomeye barekure ndategetse mu izina rya Nirugurirwa ndategetse aba bantu ntabwo bongera kurira nsa nk'ubarekuye ndaborohereje nta wongera kugira ikibazo ikiba gisigaye rero ubu nta kibazo bafite ariko ntabwo bashobora kuva ahangaha barahava ari uko ntegetse muraza kumbabarira ngiye kumera nkaho mbabajije ibibazo byinshi dore n'imvura iraguye ibintu ni hatari ariko ndabanza mbabaza ibibazo icyambere na mbere umuntu yahera ku bikoresho mufite hano mwavuze ko mwitwa ngira ngo ni Dr. Onyango wenda watubwiye ko inkomoko yawe ngo ari muri Tanzania ariko duhere ku bikoresho ufite hano ibi bikoresho mfite rero aka nakabita
agatazi kakayayana aka niko nkoresha